Yes, nk'ibisanzwe murabizi ko tuba tubafitiye amakuru atandukanye muri showbiz yacu ya gospel. Uyu munsi twagiriwe amahirwe yo gutembera dusura insengero zitandukanye mu gihe abantu bageze imyiteguro kure kugira ngo babashe kuzafungurirwa, tutangire gusenga, dutangiye guterana. Nawe dukurikiye turabizi neza ko ukumbuye kujya mu rusengero, ariko uyu munsi hamwe muho twasuye ni kuri Restoration Church i Masoro. Navuga yuko nabo bagesheje kuri imyiteguro yo kuba bakwakira abantu muri kino gihe cya COVID-19. Reka nkubwire rero ngo tugiye kuza kuba dusura church ya Restoration Masoro, ariko nibisanzwe murabizi ko gahunda nta yindi ari kubanza tugakaraba kugira ngo tubashe nyine kwirinda. Reka dukarabe hanyuma dukomeze n'urugendo rwacu rw'uyu munsi. By'umwihariko abantu bo kuri Restoration Church Masoro turabizi mukumbuye gusenga, mukumbuye mu rusengero. Reka tubatembereze tubereke uko byifashe. Yes, nuko mubizi nuko twabibabwiye, uyu munsi twafashe urugendo turatembera tujya mu nsengero zitandukanye tureba ni gute biteguye gute gufungura mu gihe baba bafunguriwe kugira ngo amateraniro atangire. Nakubwiye ko imyiteguro bageze kure. Uyu munsi nakubwiye ngo turajya ahantu hatandukanye. Tuvuye kuri Restoration Church i Masoro, hano tugeze ni kuri Square Gospel Church Kimironko City Light Center Church. Reka mbanze nkarabe hanyuma tuze gukomeza, noneho tubanze dukora iki. Nimara gukaraba tujye twigira mu rusengero turebe byifashe gute, turebe imyiteguro bayigeze hehe.
Yes, uraza gutangira tubwira ninde turi kumwe munsi. Nitwa Ben Serugo. Girango ni Ben ashinzwe iki hano hantu turi kuri Foursquare Gospel Church? Angaha turi hakora nk'umukozi ukora muri administration. Ndo mu administrator muri church. Hanyuma ndagize kutubwira mugezehe imyiteguro mu gihe bari kuvuga ko amatora ashobora gufungura vuba bidatinze, mugezehe imyiteguro muri Foursquare. Navuga ko imyiteguro tuyigeze kure, hafi ingamba zose amabwiriza duhabwa n'inzego zibishinzwe, hafi byose. Okay, reka mvuge ngo hafi kubera ko birashoboka ko hari utwo tutaruzuza, ariko hari byinshi tumaze gukora. Ngira ngo hari urahabona amarobine, hariho amarobine abantu bakarabiramo, twarubatse bimeze neza. Hirya y'ibyo dufite amakandagira ukarabe nayo ari hano, ane twagiye dushira kuri buri muryango w'urusengero. Twaguze utuapare dupima umuriro. Ikindi ngira ngo mu byo twagombaga kugura nibyo amasanitizers yo tuba tuyafite nayo twarayaguze. Hanyuma ikindi rero ni uburyo bwo gutandukanya intebe mu rusengero. Ngira ngo ubashije kugeramo hano mu rusengero wabibona, twagiye dusigamo metero ebyiri hagati y'umuntu n'undi. Urumva amabwiriza ndagize kutubwira mu gihe amaterano aramutse atangiye, umuntu uzakererwa cyangwa se umuntu uzagiza ya myanya yamwateganyije amaze kuzura, muzajya mubigenza. Ibyo ntibizashoboka, ntibizabaho kubera ko twebwe twakoze Google Form abantu buzuza mbere yuko baza amaterano. Kuvuga ngo tuzaba dufite wenda amaservices abiri cyangwa atatu bitewe n'umubare w'abakristo n'umubare w'abazicara mu ngaha. Noneho umuntu akuzuza form inyujijwe ku mbuga zacu za WhatsApp duhuriraho nk'abakristo, tugira imbuga twese tubaho, n'abantu batazibaho yego ni bakeya bashobora kuzurizwa n'abandi. Uruzuza rero kuzuza service uri bwatendinga, warangiza iyo umubare w'iyo service twayihaye kubara wuzuye, iyo uje kuyuzuza iyo form ihita igushyira kuri next service. Hanyuma ku bantu se badakoresha iryo koranabuhanga, abantu badakoresha iryo koranabuhanga, sinzi uburyo bizagenda, ariko hariho nk'amatorero aba afite amaserire yabo akora mu buryo bwiza buhoraho, ku buryo usanga buri muntu wese, buri church member aba afite serire abarizwamo. Hari uburyo nabo bashobora kubikora, natwe turayagira amaserire, turimo turabitekerezaho uburyo dushobora kubishyiramo imbaraga cyane, umuntu wese akabarizwa muri serire. Noneho tukajya tuvuga ngo service ya mbere izasengwa na serire iyi nibo bazaterana muri service ya mbere, hanyuma iya kabiri gutyo baterane muri iyo ngiyo. Ariko icyo gihe no kumekinga shoka ko abakristo bose bamaze kwiregistaringisha mu maserire. batugushimira. Murakoze cyane. Hanyuma worship bizagenda worship bavuga abantu 15, ariko twebwe kuri stage yacu dufite stage nini, twumvaga nabo 15 ari benshi. Tuzashiramo na metero 3 birashoboka, tugashyiramo abantu nka 6 bakayobora worship, hanyuma abandi bakristo bose bicaye. uririmba wambaye agapfukamunwa uzabishobora? Sindabimenya, no kuzabigerageza, tuzabigerageza. Biragoye, ariko biragoye. Ngira ngo hari y'abantu bari nubwo bavuga bana ngo dukore metero 3, ariko nibura umuntu uyobora worship birumvikana. Iyo uririmba hari utuntu tuba tuza tuva mu kanwa, kugira rero ngo tuze dufata hanga kuri aka gapfukamunwa ugafite. Kuri nge mbona bigoye, ariko tuzabigerageza umunsi wa mbere tubirebe niba ariko amabwiriza azabavuga, kandi niba amabwiriza ashobora guhinduka wenda bakatudohorera, byashoboka nabyo, nta kidashoboka no kukigerageza tukareba. Murakoze cyane Imana bamugisha. Hanyuma reka mbabwirire ngo mukomeze kugenda mugubwa neza cyane. Turabizi neza yuko abantu benshi dukumbuye gusenga, dukumbuye guterana, dukumbuye kugera mu rusengero. Gahunda yacu nta yindi kugira tukwereke imyiteguro igeze he mu nsengero zitandukanye. Nkuko muri kwibona turi kuri i Remera kwa Antoine Rutayisire. Nakubwira rero naho ni bamwe mu bageze kuri imyiteguro, by'umwihariko abakristo bazagaruka basanga baje mu nyubako nshya. Mubona ko ari kimwe mu bintu Imana navuga yuko baherukaga basengera mu rusengero ruto, ariko uru ni urusengero rushya navuga yuko batari banataha officially, ariko rwiza.
tugiye kujya mu rusengero turebe byifashe gute, turebe muri runo rusengero ni gute bazakira abantu mu gihe hazaba hafunguwe insengero, amateraniro atangiye, dore ko abantu bagomba kubahiriza gahunda yo kwirinda COVID-19 cyangwa se coronavirus. Hanyuma rero nakubwira yuko muri iyi gahunda hari gahunda yo gusiga metero, ubwo ndavuga mu rusengero bijyanye no kwicara mu rusengero, hari gahunda yo gutegura uburyo abantu bazajya bakaraba igihe bagiye kwinjira mu rusengero. Ibi byose rero nakubwira yuko biri kugenda bitunganwa mu masengero atandukanye, mu nsengero zitandukanye. Uyu munsi rero hano twageze naho, reka tuze kuza mu kanya gato cyane turebe uko byifashe, hanyuma tuze kugenda tuganira ndetse n'abakristo batubwira ubundi bo biteguye gute. Yes, reka twinjire mu rusengero turebe byifashe gute. Ndabizi ko uyu munsi turi buze kuryoherwa. Yes, uri buze gutangira tubwira ninde turi kumwe uyu munsi. Obed Kwizera, umukozi wa Anglican Church Paruwasi ya Remera. Yego. Hanyuma ndagize kutubwira imyiteguro muyigeze he, twabasuye tukabonye mu rusengero ibintu bimeze neza, ndagiye tubwira. Imyiteguro iragenda neza, cyane cyane urabona ko ngira ngo hashize amezi agera hafi muri 3 abantu badaterana. Urabyumva turimo twakora uko dushoboye kugira abakristo bagaruke, cyane cyane barakumbuye guterana. Rero nk'abayobozi twakora uko dushoboye kugira ngo ibyo leta isaba tubyubahirize badufungurire. N'ikibazo cy'amatsiko, urabona amateraniro batangira cyangwa se nibafungura abantu mu rusengero turabizi ko ari benshi, mufite izihe ngamba kugira ngo abantu ntibazarenze umubare ntarengwa? Mu by'ukuri ntago tuzigera tujya hanze y'amabwiriza leta yadushyiriyeho yo kudakwirakwiza iki cyorezo. Urabizi basabye abantu kwambara udupfukamunwa nk'uko bisanzwe muri rusange. Ikindi ni ugukaraba intoki, bashyiraho amakarabiro hanze. Ikindi ni ukugura imiti sanitizers. Ikindi ni ugushaka twa twuma dupima umuriro turebe uko abantu bahagaze. Ikindi ni ugushyira space hagati y'abantu uko bicaye. Ikindi ni ukugerageza kurikodinga abantu bateranye, gushaka amakayi cyangwa ibitabo bandikamo abantu uko baje. Habayeho case yuko wenda umuntu yanduye icyo cyorezo, nibashaka uko bamukurikirana biborohere. Ibyo byose rero turimo turabyitegura, ndatekereza ko tubigeze kure. Hanyuma ndagize kugira message y'abakristo bakumbuye kujya mu rusengero, by'umwihariko ba hano i Remera. Reka ngira ngo ngize umugisha wo kuyitanga. Muri iyi minsi bajyaga baje nko gushaka serivisi, ariko ukabona bafite tendance yo kuguhobera kuko bataguheruka. Ndavuga nti ndabona muzatugora nibadufungurira, cyane cyane ko leta yavuze ati mubyirinde kubera ko nimugerageza kwica amabwiriza twashyizeho tuzabafungira. Rero ndatekereza ubutumwa nabaha, baze turabiteguye, ariko nanone bubahiriza amabwiriza kubera ko ni byiza kuramukanya, ni umuco w'Abanyarwanda, ni ubukristo na Bibiliya bati muhoberane, guhoberana kwera. Ariko ni byiza kumvira amabwiriza leta yadushyiriyeho, cyane cyane ko Imana ibidusaba, ariko ni n'ibiturinda bikarinda n'abandi. Bamwe mu bakristo bati twebwe kimwe mu bintu dukumbuye guhoberana kwera, dukumbuye guhura n'abantu tugasabana. Ibi bintu biragoye kuza kubimanaginga, muzabimanaginga gute? Wenda ikindi wenda cyanyuma watubwira, urabona wowe nkawe ku giti cyawe n'icyo wari ukumbuye mu rusengero, uvuga uti by'umwihariko nkanjye de special ikintu kimwe? Urabyumva iyo ukora mu itorero birumvikana ko ubukumbuye abakristo bose, cyane cyane ko nibukorera kandi hari imirimo bagufasha imwe n'imwe. Mu by'ukuri nkumbuye abakristo muri rusange, ariko ni ibintu byo kwitondera. Nitutaramukanya ntacyo tuzahomba.
ni byiza kubyihanganira kuko ibyo twihanganira ni byinshi, aho kugira twice amabwiriza leta yadushyiriho kandi adufitiye umumaro. Ni byiza ko twakumvira kugira ngo natwe turebe byiza, twahoberana uyu munsi tugahoberana ejo, ariko indi minsi ikurikiyeho tukaba tutakiriho ko twishwe n'icyorezo. Turabashimiye namwe. Uri buze gutangira tubwira amazina yawe? Njye nitwa Rusi. Rusi, amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Twavuye muri lockdown, ubu ngubu hari kuvuga ko insengero zishobora kuba zigiye gufungura. Ndagize kutubwira ni icyo ukumbuye mu rusengero? Cyo nkumbuye mu rusengero, nkumbuye guhimbaza Imana turi kumwe na bagenzi bacu, turamya Imana, tunayihimbaza, tunasenga. Niki ifitiye amatsiko cyo ku rusengero? Cyo mfitiye amatsiko cyo ku rusengero, nkumbuye kureba uko tuzaba tumeze turi mu rusengero, abakristo bameze, mbese bitabiriye uko baje gusenga. Uramutse ukererewe, bavuze yuko hari umubare ntarengwa uzajya uri mu rusengero. Uramuka ukererewe umunsi wa mbere uzakora iki? Ubwo ninkererwa ku munsi wa mbere, ubwo nzasubiraho nzaza gusenga ku kindi cyumweru. Ubutumwa ku bantu bagukurikira, message ushaka iyo ari yo yose w'abantu bagukurikira? Ku bantu bankurikiye, icyo navuga ni uko tuzitabira tukamenya kugendera ku mabwiriza leta izaba yaduhaye, ko tuzatwicaye mu rusengero, uburyo tuzatugenda neza, aho tuzatuje gusengera twitwaye neza kandi twubahiriza amabwiriza. Urakoze. Yego, namwe murakoze. dukurikirana. Uyu munsi twasuye zimwe mu nsengero z'itorero rya ADPR mu Rwanda, tugaragaza bimwe mu bikorwa bitandukanye, aho bari mu myiteguro itandukanye yo kwitegura kwakira abakristo muri rusange, nkuko barimo baragenda bayiriza amabwiriza. Turi kumwe na pastor rero ugiye kutwibwira hanyuma akanatubwira uko barimo baritegura mu buryo bw'ifungura ry'insengero, nkuko minisiteri ifite mu nshingano ikomeza kubishishikariza amadini n'amatorero. Tubaye ikaze mwatanya mutwibwira. Nitwa Pastor Muremangingo Rene, abandi umukuru w'itorero hano kuri paruwasi ya Remera, umudugudu wa Remera. Hanyuma pastor, ibikorwa byo kwitegura kwakira cyangwa se gukomorerwa ko mukongera kwakira mukongera gukomeza gusubukura amateraniro kubyo bisanzwe, bigeze hehe mu byitegura? Icya mbere nabanza gushima, twabyakiriye neza ubwo twumvaga ko hari gahunda yo gufungura insengero, hanyuma tumaze kubyumva natwe tutangira kwitegura. Hanyuma kuri ubu ngubu wenda mugeze kuki, byatangiye he? Hamaje ko ngira ngo twasuye twari ibyo twabonye, imyiteguro, intebe, byinshi bitandukanye, imyicarize yuko biri kugaragara nkuko harimo intera iri hagati mu rundi andi isabwa na minisiteri ifite mu nshingano. Kuri mwebwe noneho mugeze kuki? Tumaze kubyumva kandi tumaze kubona n'ubundi ibisabwa, cyane cyane ko natwe ubwacu tubibona ko dukwiriye kwirinda kugira ngo tubashe gukomeza gutera imbere. Twarahuye nk'abakuru b'itorero tubiganiraho mu buryo burambuye, hanyuma tumaze guhura nk'abakuru b'itorero tubigeza kubo dufatanya aribo badiyakoni, tujya inama tureba ibikenewe byose uko bisabwa, turatangira rero tubishyira mu bikorwa. Buryo rero twabishyizemo mu bikorwa nuko
urugero byerekeranye n'abakangurambaga aribo bakoranabushake twarabatoranyije mu byiciro byose nk'uko biri mu itorero, abadiyakoni, abagabo, abagore, urubyiruko, amakorari. Dutoranya rero na babiri bazabanza guhugurwa kugira ngo bazaze bahugure abandi. Abo babiri rero munsi w'ejo barahuguwe, hanyuma duteganya yuko ejo kuwa 4 bazaza bagahugura abandi 30 basigaye kugira ngo bazadufashe muri ubwo bukangurambaga. Icyandi cya kabiri twakoze, twaguze ibikoresho byose bikenewe ku bw'iki gikorwa. Twaguze ibikoresho by'isuku, twaguze kandagira ukarabe nk'uko mwazibonye cyangwa muza kuzibona, twaguze ibikoresho byo gusukura intoki sanitizer, tugura amajire y'aba koranabushake bazadufasha muri icyo gikorwa, tugura n'ibindi bikoresho bindi. Urugero wenda ko twatekereje yuko dufite abakristo benshi hano i Remera, dutekereza yuko kandagira ukarabe itabihagije, sanitizer itabihagije, duteganya n'uburyo bwa kabiri bw'igikarabiro. Duteganya ahantu 5 abantu bazajya baza nabo bagakarabira mbere yuko binjira mu rusengero. Ibindi twakoze nuko dusanzwe dufite imibare y'abakristo n'amazina yabo. Abakristo rero twabashyize mu byiciro kugira ngo bazamenye uko bazajya baterana. Ubundi hano i Remera tugira amateraniro 3 n'ubundi tuzayakomeza ari 3. Iteraniro rya mbere rizajya ritangira saa 1:30 rigeze saa 3, irya kabiri ritangire saa 4 nyuma y'isaha imwe yo gusukura rigeze saa 5:30, hanyuma nanone dufate indi saha imwe yo gusukura urusengero. Iteraniro rya gatatu naryo rimare isaha n'igice, niturangiza ayo materaniro nanone dusukure twige nuko byagenze kugira ngo dufate ingamba. Ikindi twakoze nuko ya mazina ababwiye y'abakristo turimo turayatondeka kugira ngo abakristo bazamenye buri wese iteraniro azasenga, kuko uru rusengero nk'uko mwarubonye ruzajyamo abantu 600. Abo rero 600 twarabateganyije, ni ukuvuga ko abayobozi bazaza, abadiyakoni bazaza, abaririmbyi bazaririmba, ibya byiciro nk'uko nababwiye. Hanyuma uko turangije kubitegura tubamenyeshe ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo babimenye, abandi babwire bagenzi babo kugira ngo uriya munsi wo gusenga he kuzaza umuntu udateganyije. Uko rero tuzabigenza, ku irembo tuzaba dufite liste y'abakristo twateganyije b'uwo munsi n'iryo teraniro. Hanyuma tubone izina ry'umukristo, nitumara kumubona tumupime ubushyuhe, hanyuma nitumara kumupima ubushyuhe yinjire, hanyuma azagenda akomeza imbere asange abantu bandika. Uburyo rero twabiteguye nuko tuzajya tureba mu mashini babandi twateganyije n'ilisti hari, twemeze yuko yaje, ibyangombwa bye bizabirimo, ari amazina, ari telefone, ari na nimero y'irangamuntu, kugira ngo wenda haramutse habaye ikibazo tube twamenya uko tumushaka. Hanyuma akomeze akarabe cyangwa se akoreshe sanitizer, aze yinjire aho yateganyirijwe. Ikindi wenda ntavuze nuko duteganya kuzandika udupapuro tugeze kuri 600. Noneho uwinjiye tumuhe nimero ya mbere, ya kabiri, nitugera ku nimero ya 600 duhagarikira aho ngaho dufunge urusengero. Hanyuma isaha yo gutangira amateraniro yacu abe. Ikindi ni icyerekeranye n'abaririmbyi. Abaririmbyi nabyo mabo kubahirije gahunda yasabwe ya metero 2 hagati y'umuririmbyi n'undi. Ni ukuvuga ko bazajya baza, twateganyije ahantu hakwira abantu 24, abo nibo bashobora kuzaririmba mu iteraniro rimwe, kandi duhagakora ku buryo nta ukora kuri mikrofone y'undi. Dufite izihagije, tuzazitegura neza baririmbe kandi itorero ry'Imana rifashwe. Muri make, kuko ni byinshi twateguye, ariko muri make ni uko nguko gahunda imeze.
umubare w'abantu 600 ntekereza ko ari umubare utari mukeya. Ubusanzwe mwakiraga abantu bangahe wenda ibihe bitaraza urusengero rwanyu rwakiraga abantu bangahe? Ubusanzwe uru ni urusengero rushobora kwakira abantu bageze ku bihumbi hagati ya 2,400 n'ibihumbi 3,000, ariko ku bw'iyi gahunda ya korona no kwirinda nibwo ruzakira abantu bageze kuri 600 hakurikijwe ibipimo dusabwa n'ubuyobozi bwacu. Hanyuma n'ikintu naho wenda mubwira nda ku bandi bakristo runaka se bifuza wenda kuzaza ari nk'abashyitsi bo muzabakira gute? Kwa kundi tumenyere ko hari umushyitsi usanzwe uza utariyanditse, wowe muzamwakira mu buhe buryo? Nabyo twarabitekereje kuko Kristo ubundi yaduhamagariye kuvuga ubutumwa bwiza kandi tutarobanuye. No kuvuga ko muri baba Kristo 600 twateganyije ko na kimwe cy'icumi gishobora kuba ari abashyitsi bitewe batabimenye badasanzwe bahateranira. Duteganya ko 60 iteraniro rya mbere tugateganya imyanya 20, iteraniro rya kabiri imyanya 20, iteraniro rya gatatu imyanya 20, bityo nk'umushyitsi waje ye gusubiriraho aho ngaho, kandi n'abacu nabo twababwirije ubutumwa bwiza nk'uko n'ubundi tubisabwa. Kubijyanye n'abakristo wenda umukristo azabwirwa n'iki n'iteraniro agomba guterana, niba ari rya mbere cyangwa niba ari rya kabiri, amakorari se ayo makuru umukristo azajya ayamenyeshwa ate? Kimwe cyo nuko dufite inyota ari twebwe abayobozi ari abakristo yo kongera guhurira hamwe mu nzu y'Imana tukaramya Imana yacu dufatanyije nyuma y'iki gihe kirekire. Ubwo rero iyo gahunda irahamye, twarabiteguye ibyiciro uko bizajya bisenga, irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, amakorari uko azajya aririmba, mahoro, abahetsi, ababibyi, besaleri, rayono uko bazaririmba. Ariko nagira ngo n'ubundi nsaba abayobozi b'ibyiciro aho bari kugira ngo bakomeze bibutse abo bayobora bakoresheje n'ubundi ziriya mbuga nkoranyambaga dukoresha, kugira ngo he kuzagira umukristo uzaza wenda mu iteraniro rya mbere kandi yagombaga kuba mu rya kabiri. Kandi turasaba n'abashinzwe amazone kubera ko naho tuyafite, kugira ngo nabo aho bahurira naho ku musozi, ku isoko aho batuye, kugira ngo bibukiranye bamenyeshanye amateraniro bazasengamo, kandi ndabyizeye yuko bizagenda neza. Imana yacu ishimwe. Pastor, mu guhana amahoro ya Kristo byari bimenyere mu bakristo ntago bizabaho, muzabikumira gute? Hanyuma se mu gusengera abarwayi n'abantu batandukanye nkuko byari bimenyere ko mubakoza ibiganza byo muzabikora mu buryo? Uko tuzabigenza si nawo muhango wonyine uhari, hari n'indi myinshi nayo twarangije kwiga uburyo bizakorwa. Ariko nk'icyo ngicyo cyo guhana amahoro ya Kristo, tuzifurizanya amahoro ya Kristo bitabaye ngombwa yuko dukoranaho. N'ubundi ni umutima ukunze twapeperana, ubwo ni uburyo bumwe tuzakoresha, kandi nyuma y'iki gihe kirekire tumaze kubimenyera. Ntabwo rero hano ku rusengero ariho tuzaza tugakora ibidakwiye, ibyo dusanzwe dukora n'ubundi mu ngo iwacu, mu kazi wacu, na hano ku rusengero nabwo tuzabyubahiriza. Pastor, tubashimire. Murakoze namwe.